ibihe byangezeho bintera kwiheba nareba imbere yanjye nkabona umwijima niko kugira ubwoba ndataka cyane Mana ko wambwiye ko utazansiga njyenyine none uriya ibihe by'ubukene ibihe byo gupfusha bitera kwiheba wareba imbere yawe ukabura ibisubizo ukagira ubwoba geraho ushobewe shitsi intege niko kubijwi bituje ibwira riti urugendo rwawe nibyo warutangije ninajye uzarusohoza amahoro uru rugendo rwawe nibyo warutangije ninajye uzarusohoza amahoro uyu murimo w'Imana nibyo wawutangije ubwo buzima bwawe niwe wabuguhaye ayo mahoro ufite Imana yayaguhaye ubwo buzima ufite wowe n'Imana nuwatsa ku mugongo wanjye ntacyo uzaba 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 nuwatsa ku mugongo wanjye Wese Imana icyubahiro. Haleluya! Haleluya! Hari igihe umwijima uzuba ku muntu kandi abandi bahaye bagenda, abandi bari mu masoko, abandi bari mu tuzi, ariko umwijima ukagera ku muntu. Ntabwo ari uyu nguyu uzubisanya n'amanywa, ni igihe umuntu aba ageze ahantu wareba imbere wareba inyuma. Haleluya! Yobu ni wabivuze, aravuga ngo narebye nagiye aho twaduhurira ndahebura, ndeba iburyo ndeba ibumoso ndahebura, ariko ikintu kinejeje nyuma ngo numva ijwi. Haleluya! Mwese Imana icyubahiro, kuko habishwe ko ndagira ngo umuntu wese abanze yitegera iryo jwi. Hari ijwi riza rihumuriza rikakubwira ngo humura, titurahava, bongere basubire muri ico gitero kivuga ngo ibihe byangezeho bintera kwiheba. Ukurura ibihe byakugezeho, ukurure n'igihe wabonye ubutabazi bw'Imana, urasanga Imana ariyo kwizerwa. Twongere duheze Imana icyubahiro, dutereza haleluya.
yangezeho bintera kwiheba nareba imbere yanjye ntabona umwijima niko kugira ubwoba nakata cyane mama w'amahirwe utazisiganye none uri he uri he uri he ibyo kuburara no kubwirirwa byananiye nareba imbere yanjye ntabona umwijima niko kugira ubwoba nakata cyane mana ko wambwiye ko utazasiga njyenyine none uri he uri he uri he ngiye kurwara namenye kureba nareba imbere yanjye ntabura igisubizo niko kugira ubwoba nakata cyane mana ko wambwiye ko utazasiga njyenyine mbese uri he uri he niko kumijwi yawe imbwira riti uru rugendo rwawe nibyo warutangije nanjye uzarusohoza uru rugendo rwawe nibyo warutangije nanjye uzarusohoza amahoro uwetse ku mugongo wawe uwetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba 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 uwetse ku mugongo ijambo ry'Imana ravuga ngo abanje bafunze mu kiganza ngo ninde wafunyuraho haleluya Imana ibafashe gutya kandi mwibuke ko duciye mu kiganza nk'uca imanzi. Imanzi ni ikintu ciza, kera ubundi byabaga ari ibintu z'imurimbo, ni nka zo make up z'iki gihe. Amen. Imanzi komeza kose kwera ukuntu ari ciza, umuntu ahora acitegereza ngo none ko Imana igifite ityo kandi Imana haleluya sinjye nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza kugira ngo mu mutima w'ibisasa n'abakunda namugende mubwira abababaye muhumurize abakomeretse mubabwire bose
mu maso y'abantu kubwabo ntibagukunda ahubwo wite ku izina mwita kuko ndi Imana yamuremye genda usenge wongera usenge utandukanye gusenga kwawe kuko ariho nzabikiriza kandi ndabona ushize ibyo mwawe Imana ihora iturengera mu gihe cyangirene itubere igisubizo iyo tunaniwe bisa nkaho yaturetse iza idukunda izera ngo urengana nubwo yabima udusubiza amaherezo izamara. Kwa dushiremo indirimbo y'igisimba ariko Imana yabwiye Aburahamu imusezeranya umwana. Nanizi ko ari Sara wasetse gusa. Naje gusanga na Aburahamu ahantu yasetse. Abwira Imana gusa uko umusaza w'imyaka 99 na Sara w'imyaka 90 buzara gute. Noneho ngo Imana isuye Aburahamu bwa kabiri mu ishusho y'abantu batatu baragiye kurimbura Sodomu barongera bararivuga. Sara ngo ahantu yari ari mu gikari ngo mu marembo y'ihema arisekera. Urumva bidasekeje kubwira nukuvuga ngo n'umuntu kaka wanje niwe muto kuri we kandi afite 95 kandi zotona yaratinze. Amen. Bese yararamze noneho ngura muntu ngo azongera byari warisekera. Imana imubwira ijambo nakuze iramubwira ngo se hari cyana niri Imana mu gihe yashize yategetse. Imana ikavuga ngo iki gihe bizogenda bicyanyuma ukava. Haleluya, wisera Imana. Haleluya, haleluya, amen. Mbere yuko